ngiye kwisabira Generale Mubaraka Muganga CDS, umugabo nkunda cyane, umugabo uzi umupira, wabaye igihe kinini, yabaye vice president wa APR mwana nabanye Kazungu igihe kinini cyane, aba na chairman imyaka myinshi aba ntabwo bari babizi, imyaka myinshi cyane, yabaye vice president wa APR imyaka myinshi. CDS mu cyubahiro mugomba nka Rikari, ubushobozi ufite bw'umupira ni bunini, ni ubushobozi bunini cyane, ariko ukwiriye ntago ari ukukugira inama, ariko hari abantu rwose bakwiyitirira ko uri ku ruhande rwabo bagakora amafuti muri APR. Ijambo rikomeye, bakwiyitirira. Nyakubahwa CDS ufite ubushobozi bwose bwo gukemura kino kibazo kikarangira, kikahita kinakuburwa, nikizanagaruke. Kuko bigeze igihe abantu utangira gukoma kuri APR, abantu bakumva kurwanya chairman wa equipe, sindaza hano ngo mvuge n'izina Brigadier General Deo Rusanganwa, kuko nta kesa ndamubonaho yatuma njya kumuvuga. Ibi byose ni ibibera hahandi hari abakozi basanzwe, ariko ya makipe yo kujya gutukana yego bagenda bitwara nka hariho wabashumurije yego ubyumve gute. Hari abantu bari kuza kwiyitirira izina APR, bagashyira isura mbi ku ikipe nziza y'ingabo z'igihugu, ikunzwe n'abanyarwanda, ikipe iri class, ikipe y'ubukombe, yakabaye ifite ishema, yakabaye imanuka mu gihe Karasimitutu cyane, yakabaye imanuka kuri stade amabendera ari mu kirere ingoma zivuga. Ariko ubu ngubu abantu bose bigeze ku rwego abantu basigaye bagendana ubwoba. Ubu ngubu ndavuga kuri APR ikiganiro cyarangira ngasohoka mbebera nsa n'uhunga, vuga uti ninduramamagara sinkimanukira mu muryango wa nyawo, sigenyura mu gikari manukira mwidisha. Abantu bari ama Instagram yaruzuye, message zaruzuye, ubwo baradutera ubwoba buri munsi. Ntago twanga APR, ariko tuvuga ibitagendamo na Fandesides. Nyakubahwa Fandesides aha yarakiri vice president, yari president mu ntangiriro za president 2020 muri covid cyane. Yego chairman bigezaho ejo bundi nagiye kuri match nicaye muri VIP, namaze no kwinjira akazu, umugabo yicaye akajya abwira abantu ngo sora ngo sohora. Wowe wicaye usibye kubona Kigali peri ihagaze yubakize, waguze tike wicaye ku gatebe kamwe, bari pushyiramo umutima mu abantu bari gukozinga ibintu. Nubwo wemerewe kureba match se yego bigezaho nk'ubu Jango ari twakoye tumufite hano ku ikipe y'igihugu, ariko Jango yabujijwe kuza muri SK, nari cyozo bitwaye no ku ikipe y'igihugu, afite ubwoba bwo kuza. Jango ejo muri twari kumwe, afite ubwoba bwo kuza, arimo aribaza ngo ibaze Kazungu narorere kuza, nta kibazo tubigeze, ibaza umwana nka Jango ageze bagira ubwoba, bahabuye abantu, ejo yarimo yibaza ngo bahabuye abantu bose ngo ko ni muri campaign yo kuzana abafana kuri stade. Ubu ndaza muri SK ngo chairman ngo ndamubaza ngo ubusengo basi byo ngo ndabyemere. Abantu bari kwangiza isura ya APR. Ntabwo aje nka APR, aje ku Mavubi. Ibintu byarenze urwego, ibintu byarenze. Umupira mureka tuwufate nk'umupira, kuko hari cyo nabizeye, biri kugana, hari cyo twabizeye. Yego nta kintu na kimwe mu gihe cyose turi kuri mikoro tuvuga amakuru y'imikino, yego tuzareka kuvuga kuri APR. APR ni ikipe nini, tuzayivugaho kandi tuyivugaho amasaha menshi. Ni ikipe ikunzwe, ni ikipe ya mbere ifite ibikombe, ni isura y'umupira w'amaguru. Ariko akantu waruvuze uti ubu amabendera yakaba ari hejuru cyane, ariko irasohoka, ariko ibyo tuvuga mu biyinaniza cyangwa mu bici intege, yego harimo n'utu tuntu nitwo twinshi. Mu gihe amadarapo yakaba ari hejuru, abafana bishimye bavuga ati nikurikiraho turayikuramo mu kanama, bamwe abandi ngo bari mu nama ngo bari kugambanira kubera ibintu bituruka hejuru, abafana nabo ntibakishimye, n'abafana bacitse mu bice, abantu bagiyemo ibice. Mu gihe twajya kuri radio ngo agiye kuvuga, abandi bakamukorera inama, bakagukorera inama, abantu bari gufata bagakinisha izina APR na Armée Patriotique Frontiers, siko imeze Armée Patriotique Rwandaise. Izina rya APR abantu bumva ko ryitwa nyine abantu bana mu Giswahili yari RPA, sorry nari ngibagiwe. Mu Gifaransa biba APR. Armée Patriotique Rwandaise.
oya byari mu gifaransa mu cyongereza Rwanda Patriotic Army RPA ni APR mu gifaransa Armée Patriotique Rwandaise Football Club ikipe y'ingabo ikipe kuva ryari umuntu yiyambura umwenda akaza agatuka abantu ngo bavuze kuri tutsinyandagazi iyo siyo image ikwiriye ikipe twakuze twubaha twakuze dukunda ubundi ubu kigiye gukurikiraho amakuru namenye ugiye kuba ko bagiye gutangira kujya mu mafamiye aho tuvuka bagiye kuhakorera ibiganiro ubagende nta kibazo rwose barajya musanze mu Kinigi nyivuge na niyanzuze yego barajya mu Kinigi rero ndavuze kuri aperi icyo bagiye gukora ngo bagiye gufata kamera ngo bajye mu rugo mu cyaro aho mvuka bagiye gukorera ikiganiro kibanda kuki cyo kuthreatinga cyo kuntera ubwoba nyine ngo umuryango we turiho ngo turiho gutya twakorera icyo dushaka nese ubwo no mupira muri kubaka so mupira umuntu wagari ibyo bintu ko na APR ko mivugira hagaragara APR sivugira kuri radio icyo mvuze kitari cyo mwemere kukinyomoza sibyo ariko ubu abantu bagiye gufata kamera bitwikira umutaka wa APR ngo batumwe ngo bari kurwanisha ku bibozi bwa APR tutarwanya so mu butumwa bagiye gukora ngo biganiro ngo bwa mukuru so mu butumwa bwa mukuru wa Rugangura Axel dore ngubwo ariko ntusoma akabari ntugashyiremo ntushyiremo ako kabari yanditse gucya kakandi iyo ubwayo nayo ni threat shyiramo yanditse gucya kakandi ntusoma akabari kugira ngo bitajyamo ibindi komeza wivugisha ibyo ejo bundi nari nkubitiwe akabarara kavuze n'abafana ba APR kuko turi inshuti kuko ari inshuti yawe yego bari bamukubitiye mu naho bigeze mukuru wa Rugangura bati uri inshuti na Rikari reka bagukubite nawe tireka bukwe ibyo bazakinisha yembe niyanjuje niba koko abantu batumwa n'ubuyobozi bwa APR nta muyobozi wa APR wakora ku buryo bagezeho badutera ubwoba ngo bagiye kujya mu miryango yacu niba batumwa n'ubuyobozi bwa APR ikeneye gukora itangazo ribamagana atari ibyo ngewe icyo bazankorera kuko bitwikira umwambaro wa APR nge nzakibara ko ari APR ikinkoreye yego oya ngewe nimbona umuntu wafashe kamera ngo agiye gukora ikiganiro ku muryango wanjye ngo aho mvuka hakorega uzuko bya bari kuntera ubwoba ngo APR arajya mu Kinigi ngeze bara ku buyobozi bwa APR nzatabaza umukuru w'igihugu kugeza ikibazo gikemutse arajya mu Kinigi bamwe bageze muri RIB bamwe bamaze kugera muri RIB ntago tuzemera ko ikibi kimakazwa ngo ni iterabwoba ry'abantu bamwe uburenganzira turabunganya muri iki gihugu turabunganya ikirimo ni iki abantu bakomeje gukora ibyo please stop muracyafite inzira bikigenda neza muracyafite inzira yo kubikosora icyo ngewe nemera muri iki gihugu cyiza cya Paul Kagame nta munyarwanda urenganywa Lorenzo ntacyo uzaba igihugu gifite umutekano warengana ariko ukurenganyije igihe kiba ari ikibazo cy'igihe azarenganya umwe arenganye babiri wa gatatu yego nawe azamukoraho tugezeho twandikirwa ngo watambuka bakakugonga uragonga nde ubwo ibyo bintu murimo ni ibiki iyi mitima bibi bashyiramo turayizi yego ngo turahazi ngaho utatura ngo turahazi n'ubuhazi so what ni iterabwoba ibyo byo ntibizakunda ibi tuvuga mukajya kubwira abantu mukadohereza ubutumwa ngo uko tuvuze ngo ibibi ngo niko babongerera promosiyo sawa twe tuzatangaza amakuru nibashake bazabongere promosiyo ariko imyaka yanjye 30 ikibi mukora injawuro murya tuzazivuga nta munsi nzaza hano yego nguze kwita amakuru muri APR ngo sinyavuga sinzahimba sinzavuga amakuru agamije gusenya APR ikintu cyose mvuze kuri APR kimwe n'andi makipe yose yo mu Rwanda nkivuga nga motivation bari imwe kubaka nkivuga ngamije ineza kuri aya makipe urukundo rw'umupira iterambere ry'umupira w'u Rwanda nta motivation y'urwango ngira nta motivation y'ikintu kibingira nta muntu ntuma kuvuga ikintu ibintu byose mvuga ni ibintu nasubiramo n'ikimenyimenyi nta uransaba kwisobanura ku bintu navuze kuri radio kuva natangiriye umwuga sindisobanura ku bintu navuze kuri radio ibyo byo guca mu gikari rero ngo tuzakugira gutya na gutya tuzakugira gutya na gutya barantutse baranyandagaje bantutse byahe n'ibyahe ibyo ngo ntibihagije wono bagiye kujya ngo ku gasozi k'iwacu bagenda bavongize bakora iki bigende gute hose hataho ubuyobozi ubundi abafana ba APR mbere barabona umupira mbere iyo n'umupira umuntu uri kubajyana muri uwo murongo uwo n'umupira turi mu niki twambutse tujye muri reyo reka tujye muri reyo ubwo ikirimo twambutse tujye muri reyo abafana bumvise twatunze itorosha y'ikibazo kiri abafana basobanukiwe rwose nzi neza ko iyi kipe iyobowe neza
ibibazo biri muri APR bizabonerwa oya umuti. n'utayoboye neza nawe arayobowe nawe afite umuyoboye Yego. ntabwo birangira ku muntu umwereka utayoboye neza ufite inshingano ntazikore neza Nawe afite umuyoboye ni ikibazo cy'igihe bigahinduka it's matter of time. cyo ikibazo cy'igihe nese aperewe n'abantu bangahe twabonye bamwe bagira upgrade bakazamurwa mu ntera kubera ko bayobora neza abandi uyu munsi nituvuze chairman brigadier general Deo Rusanganywa ubundi ibibazo byose iyo bibaye muri groupe yawe ni wowe ubibazwa, bibazwa umuyobozi wayo, ni wowe ufite iya mbere yo gukosora bino bintu. Ibintu bya Majoro Kavuna n'abakinnyi ntibivuzwe rimwe, ntibivuze kabiri, ntibivuzwe gatatu. Harimo ikibazo. RDF ni ikipe ibiri mu nshingano, ibiri under ya CDS na Ministre w'Ingabo cyane, sibyo? Iyo tuvuze APR wumva uyu munsi General Mubaraka Muganga CDS w'igihugu, wumva afande Major General Nyakarundi Akosi, wumva Major General Jean-Jacques Mupenzi wa Air Force, wumva Major General Dr. Ephraim Rurangwa w'ubuvuzi. Abo bagabo bose bakomoza ukazamuka hejuru ukagera kwa Fande Mariza Munda, ukagera kwa Perezida w'icyubahiro mu cyubahiro Mugomba Retired General Afande James Kabarebe. Ni ikipe ikurikiranwa mu buryo bwa buri munsi. Hari abantu rero uyu munsi bitwa ko begereye APR biyitirira, nibo ngiye gukomozaho, biyitirira abayobozi bagatera igisa nk'ubwoba n'uwakomoza ku ikosa, kuko bavuga ngo njyewe nazanywe muri APR n'uyu, iri tangazamakuru nimushaka mugende muvuga iki mukora iki, njyewe ntago nava muri APR. Ntago turi hano ngo turwanye umuntu uva muri APR cyangwa winjiramo, kuko nta nusaba akazi. Hari uwandika se ngasaba akazi muri APR agahabwe? Uratoranywa. Twubaha buri muntu wese wageze muri APR, ariko tukajajinga imikorere mu mwanya arimo. Uyu munsi reka nivugire kuri team manager wa APR. Team manager wa APR yitwa yitwa Majoro Kavuna. Ku iranka yambaye rya RDF ndaryubaha, ndamwubaha nk'umusirikare w'igihugu. Ngiye kumusesengura nk'umukozi wa APR nka team manager n'ibimuvugwaho. Hari umugabo wigeze kuba muri APR witwa Mupenzi Eto, ayisohokamo mu buryo butari bwiza kubera amakosa yakoze. Uwo mugabo ari muri gereza, twese nk'abasportifu twifuzaga karekurwa, tukavuga ati byibuze wakosa, ariko nanone akanyavukaga gucaho nta wakwifuriza umuntu kujya muri gereza. Ariko uwo mugabo amaze gusohoka nkuko twabyifuzaga, ni bivugwa ko nyuma yaje gutangirana imikoranire na Majoro Kavuna mu kwinjiza abakinnyi mu ikipe ya APR, kwinjiza abakinnyi bashya, ko tugiye kujya no ku muti. Nyakubahwa Mupenzi Eto, niba koko ibivugwa kari wowe uri inyuma y'abakinnyi binjira muri APR, nta buryo wakorohereza Majoro Kavuna abakinnyi uzana muri APR bakabana n'abandi nk'uko n'abandi bazanywe n'abandi mu buryo burimo ituze? Kuko uyu mwuka mubi bivugwa ko avuga ko agomba gusohora aba bakinnyi bose biciye kuri Majoro Kavuna, bakatangirwa statement mbi, kuko ntabwo yanditse muri APR, bagatangirwa statement mbi ituma abakinnyi bose basohoka, wakazizanira abandi be, akubaka ubwami bwe muri APR. Bivuze ngo ayiyoboreye hanze. Kuki se bigomba gukoresha Kavuna? Kuko niwe team manager. APR atandukanye na Bakidiyebere n'abandi. Yego. Kuki aba bakinnyi bane Lorenzo
batakwishyurana na aperi kugira ngo fase returu bazishakira andi makipe yego aperi ikabishyura igihe cyari gisigaye bakigendera. kuki se byagera kuri urwo kuki rwego byagomba kunyura kuri kavuna twiforusi bidashoboka ntabwo force kuko bidashoboka ibitwereka amaso yacu wowe ndashaka ko dukora ibintu ko abakinnyi batishimiwe Suare nta kintu Sibyo? cy'umuswa yego Lamine ba aduhaye operasiyo kandi natwe iratwereka amaso yacu aratwereka ko adakina cyane. adakenewe abitwa ko babona ibihe byo gukina bahagaze neza barashakirwa impamvu yatuma birukanwa nabi yego kuki aperi takucerana n'abo bakinnyi yego niba aha, koko bayibereye umutwaro umutwaro nta kuntu nakure bose ndabona abavanze nta kuntu yego Lorenzo abakinnyi nibo bakubereye umutwaro yego utabashyiraho ubikora kese gipfura nk'ikipe kubera ko nta udashyize ikipe nta hanze mukinnyi waje muri aperi yego ayanze no gutereta umukinnyi kugeza aho umugura biragora Yego. tukibukiranye bisaba Abana kumuhendahenda bahenze rega, aba bana nko gutereta inkumi Mamadou Lamine Ba biragora bizi neza Nta uburyo kuntu- yakuwe muri nta ekipe kuntu. Olympique ya Mali mwazirikana uburyo byabagoye kubona abakinnyi aba bakinnyi mukavuga ngo niba baturemereye batubereye umutwaro yego reka natwe twigomwe amafaranga ndabyibuka ubwo aperi yarekuraga Darikonovic Yego. aperi yigomwe amafaranga Yarigomwe rwose, aperi yamuhaye amezi amafaranga atatu. ntabwo yagiye for free amezi atatu nta kuntu rwose mwafata bamushimira imbumbe y'abakinnyi Bakiriye Beres. bakanaborohereza bakidebere bahawe amafaranga amezi atandatu yari na menshi nta kuntu n'abakinnyi nibura bo mubona bagifite okay abari busoze wenda vuba ushobora kubyoroshya ariko abatagiye gusoza aho kugira ngo ahorerwa sere twumva ayo makuru muri aperi tutajya twumva ngo Mwashaka kubera amafaranga, ko ngo hari. kubera ba cyangwa se Dawuda mushobora no gukoresha fundraising rega no muri ba bantu ariko babaye njye ntabwo ndi kumwe nawe harya kuri icyo nahise harya gitekerezo bitwa mu cyo abantu ba intare za peri ijoro ry'intare Intare za bakoze ijoro Peri. ry'intare Yego. ba bantu ba peri nyine none se dari ko ajya kugenda abo barateranyijwe oya wenda abakinnyi bo ni benshi Arashaka. Chidiye Beres ajya kugenda ushobora guhenda oya guhenda se niwo impamvu bitekereza y'ibi ariko Wenda kazuba se Lorenzo na Nahisa na Kazungu impamvu y'ibi aba bantu aha dore magnifique yadukoreye akantu keza aba bakinnyi impamvu ari batandatu Yego. mbona kuri operasiyo rikari yaduhaye Togwi nta kibazo afite kuri aba bakinnyi nta Hassan. kibazo afite Watara nta kibazo afite abakinnyi arabunganira abakinnyi abakinnyi. bakomoka mu burengerazuba bwa Afurika barakundana barakundana yego nta kintu bapfa nutabona umwanya mugenzi we cyane ko bose ari n'abasilamu yego nutabona umwanya mugenzi we wabona nk'umuvandimwe we yego ntabwo Togo ashaka ko umubwira ngo Suwane ngo urabona ngo yaguzwe na komite yari hari imbere ngo ntabwo kisi akina umukinnyi arabimenya umukinnyi uguzwe muri Real ajya kumenya ngo yazanywe n'umutoza uyu n'uyu William Togo ntashaka kumva ko Lamine abura umwanya ngo kubera ko yaguzwe na Richard we ikintu kimuzonga ni ukubona ku mukino abo bakoranye imyitozo ya nyuma itegura match lisiti ihinduka kandi aribo babonaga bari gutanga umusaruro aribwo ikipe yari ikomeye arabona abashyirwa imbere ari ba Ramazani ngo bashobora gusimbura kandi mu myitozo mfite ibitekerezo by'abafana ba peri benshi Eh, ariko hari kandi- igitekerezo cyo reka nkanyuzemo cyo kubakuramo aho njye wari ntabwo ugeze byemera bifate umutwe Okay, urakomeza nta kibazo. nkanyuzemo Yeah. abantu utagira ngo abantu bose bo muri aperi bagendera mu mujyo kigare. w'amabloke n'ikigare n'abagezweho naba hari abatekereza yego baravuga ngo mwiriwe neza ubundi sinabemeraga kuko nta muntu wajyaga avuga ukuri kw'icyabaye muri aperi efuse njye ndi umufana usanzwe ariko umuntu wese ufite ubwenge yabasha kubona ko Karasira yumvaga ururimi rw'umupira kuko nta kuntu wanyumvisha ko ku ngoma ya Karasira ngo bari abapampe baguraga abakinnyi ngo ubu nibwo bidahari kandi abanyarwanda bose baguraga abakinnyi badashoboye nyirunisha abanyarwanda bose baguze nta n'umwe ubasha kubanzamo nyine urumva ngo abakinnyi baguzwe ku bwa Karasira ngo abakarasira batuguma ko batari bashoboye n'abamuzungu icyo ashaka kuvuga ngo nta kuntu wanyumvisha ko abakinnyi bose baguzwe ku bwa Karasira batari bashoboye ubu abanyamahanga ntibakina abanyarwanda barasezerewe n'abaguzwe bandi uko myumvise rero nta n'umwe ushaka kubanza ushobora kubanzamo ni ba bugingo ni ba haji ngo none urambwira ngo ubu ngubu noneho ngo abaje bahari arakomeza ati ubu nta muntu ushaka kuvuga kuri Adolphe ibaza umuzamu waje agomba kubanzamo ariko akaba ari umuzamu wa gatatu ngo ariko ubu nta muntu ubivugaho none se ayo mafaranga yaguzwe azabazwa nde ahubwo ubu nibwo muri aperi harimo abapampe badafite n'icyo batumariye ariko ninde utarabonaga ko
uriya mutoza birukanye shampiyona itarangiye yaramaze kubona neza ikipe ye. Njye ku bwanjye wavanye Karasira muri aperi yarihuse. Hari akantu gakomeye avuze, aravuga ngo niba abakinnyi bose bo ku bwa Karasira bari babi batuguma none ngo uyu munsi ba Dorfe ba Bugingo witwa Dorfe uje kugurana umwanya na Pierre akagaragaza urwego ruri hasi kurusha n'umuzamu wa gatatu. Ramya nkiko yatwa umwanya nta muntu n'umwe umuvugaho ngo avuge ko uwo muntu usomye igitekerezo cye umufana usanzwe asembuye ibitekerezo. Ni ikibazo nshaka kubaza Kazungu umufana nk'umuntu usanzwe. n'umwemeramana. avuza Dolphin ntiyavuga Bugingo ntiyavuga ba Haji, abo bose nabo baraje. Lorenzo ibyo yavuze ngo Mbarenge rero niba ushaka kujyana mu mujyo vuga ko ibyari iki kibazo uhita ukimbwira kugira ngo uvuga ko ushimishe ibyo ari abandi byiza Kazungu. ariko niba atari ibyo Iki kibazo asembuye amarangamutima yanjye, ariko nk'umukristo nukisubize unashyizemo nk'umurongo wa Bibiliya n'ibinashoboka. Hari ikintu avuga ngo Imana ni umucamanza utabera. Sinshaka uko ngiye kukibaza Kazungu unacyumva ugisesengure umbwire. Hari igihe Imana ikugarurira ibintu mu buryo bumwe, kandi ngiye kubaza abakunzi ba pe namwe muze kumfasha Lorenzo na Nayisa na Kazungu munsubize. Uzi ko umwaka ushize uko wagendekeye aperi ariko wagarutse uyu mwaka, reka mbibutse gatoya. Uyu mwaka uriya mwaka wa Karasira urangiye, siyo ngiye kugarukaho ikipe bari bafite imaze no guhindurwa. aperi imikino yakinnye niyo yagarutse uyu mwaka. Mumbwire ikiyongereyemo n'icyasubiye inyuma. Mwibuke neza aperi yakiniye na Azamu umwaka ukize muri Champions League rya mbere. Tugendane. aperi yakiniye na Azamu, aperi isezerera Azamu kuri aggregate y'ibitego 2 ku busa kuri kimwe yari yatsindiwe kimwe ku busa Tanzania, handitsinda 2 ku busa. Yego. Mwibuke aperi uyu mwaka yuzuye Azamu idafite abakinnyi mpuzamahanga. Bari bagiye abakinnyi 8 yatsinzwe bingahe? 2 ku busa na Azamu. Murakoze cyane. aperi umwaka ushize yakuyemo El Hilal Omdurman kimwe cya kabiri muri Sekafa ijya finale. Yayibenge wongereho Yayibenge yarakomeye cyane kurusha uyu muzungu bafite. aperi y'uyu mwaka yahuye na El Hilal n'ubundi muri kimwe cya kabiri itsindwa ibitego 3 kuri kimwe. aperi y'umwaka ushize yahuye na Piramide itsindwa aggregate y'ibitego 4 kuri 2. ni difference y'ibitego 2. aperi y'uyu mwaka 5 ku busa yatsinzwe kuri aggregate y'ibitego 5 ku busa. 5 ku busa. Ni difference ya 5 ku busa. Nyuma y'abakinnyi kuri 2 bijya kuri 5 baba bibicupuri. Oya akantu koroshye umva, akantu koroshye ku muntu w'umunyabwenge wumva. Yasubiye inyuma. aperi yari komeye ni iyi ubwo ni yishize. Umva babwire rero cyabana ni yari shari kwenda ko yoroshye. Iyo mwaka ushize yego umusaruro wayo ni mwiza ugereranyije n'iyi sezo. Nicyo nari ngiye kugarukira muhite mucyumva. Iyo aperi yakuwemo babakinnyi abashoboka ko basohoka, ababonye umusaruro sibyo. Hiyongeramo Togwimer, hiyongeramo Watara, hiyongeramo Kiwanuka, hiyongeramo Omedi, hiyongeramo Setiganda, hiyongeramo Hakim, hagarurwa Dawu ntabwo namuvuze, hagarurwa Omborenga, haza Dorfe na Haji, haza Haji. Ba bandi bari basigaye bayitsi. Mwibuke aperi itsinda Piramide yatsindiwe na Dawuda na Lamine Ba ya provotse on goal n'umupira we ni cross ye yatsinze. Uvuze ngo niwe watanze iyo assist. Yego. Igitego cyo hanze ni Dawuda wagitsinze. Abo banyamahanga babiri bari bahari ntawe ukifashishwa. Umuzamu Paveri yego baramurekuye sitarangiye amasezerano aragenda. Niwe wari umuzamu mu nyurambwenge z'abakunzi ba aperi kuko nibo ngiye tujya umuntu abwira. aperi yateye imbere mushyire mu nyurambwenge yanyu. aperi ko yavuguruwe mu mikinire ikongerwamo abakinnyi bose bashoboka. Kuki banahenze kuki kuko aperi yadariko mu byibuka icyo nacyo. aperi yadariko nta mukinnyi wese ufite nka Dawo. Ese mwisesenguriye nka Togwi nka Watara nta wundi wenze uharira abo kuko bakiwanuka na Omedi ntago ari bahenze cyane kuko nabakinyi ni mwisesengurire mushyire mu nyurabwenge yanyu. aperi yateye imbere cyangwa yasubiye inyuma. Ibyo ntabwo usaka abafana babigiramo uruhare babitubwire, ariko hano kuri aya meza y'urukiko rw'ikirenga ariko mu bakinnyi bashya bavuze twiruke na Pacifique na Pass mwavuze umuzamu tuvuga ba Bugingo, ariko
ese nyine batuguma batari bashoboye bari abo gusimburwa Iri ndibuka. n'abafana abo bari aperi kuza ntabwo yateye imbere rikari biroroshye wowe wavugaga facts yego